Dusenge. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru ryera, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byakomeje kubana natwe, duhaye amahirwe yo kurama tugeze muri aya masaha tukiriho, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugeze mu masaha yo kwiga ijambo ryawe, tubabarira ibyaha byacu ari two bavuga n'abumva, ubuntu bwawe bwinshi budufashe. Aya masaha tubere umugisha, uzaduha amaherezo meza, ijambo ryawe ryera umusaruro ukenewe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Turabaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahiri. Baduteze amatwi, nge tugiye gufatanya muri uyu mwanya. Amazina ni Munyagisenyi Ngango. Tugiye gusangirira hamwe ijambo ry'Imana nk'uko byari biteganijwe, kandi abantu bose bakaba bongeye kwibutswa ko uyu mwanya uri kwiga ijambo ryayo. Tugiye kwigana ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti kwitegura igihe cy'akaga. Kwitegura igihe cy'akaga ni ijambo turi bwigira hamwe muri uyu mwanya, kandi akaba dusaba ko buri wese akomeza kubisengera nk'uko mwabisengeye amateraniro agitangira, kugira ngo ibihe nk'ibi bitubere umugisha. Mu rugendo rw'ubukristo, akaga tugiye kuganirira hamwe tugomba kwitegura ni akaga kavuzwe kazaba ku bantu b'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko abantu bose bari muri Yesu Kristo bazarenganywa. Ni isezerano ryavuzwe n'Imana, ndetse na Yesu yigishije yuko kujya mu ijuru ari uguca mu nzira ifunganye, kuko biri mu gitabo cya Matayo 7:13. Ndetse Yesu akiri ku isi mu gitabo cya Yohana 15:20 yavuze aya magambo yuko kurenganywa ari isezerano, atari ukurenganyirizwa ibyaha twakoze, ahubwo ari ukuzira kwizera. Kandi abantu bose bashaka kubimenya neza bifite impamvu z'ukuri, kuko amateka y'ibyahise atugaragariza ko abantu bose bakiranukiye Imana. Hari ibihe bimwe na bimwe byabagaho bagahura n'akarengane, nubwo bitabaga ari buri gihe. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ko mu bihe biri imbere Umukiza yatubwiye yuko n'ubundi hazabaho kurenganywa. Ibyo bihe hazaba ari iby'akaga ku bantu b'Imana. Niyo mpamvu ijambo turi bwigire hamwe ni ukongera kwiga ijambo ritubwira ngo kwitegura icyo gihe. Mu gitabo cya Yohana 15:20 mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Amagambo asa nayo aboneka mu gitabo cya Matayo 10:24, Matayo 20:14, naho turahasoma uyu murongo utubwira aya magambo agira ati 10:24 haranditse ngo umwigisha ntaruta umwigishwa, ntaruta umwigisha, mbese umunyeshuri ntaruta mwarimu. Yesu ni umwarimu, twe turi abigishwa be, kandi umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigishwa, n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Bezebuli, nkanswe bari mu rugo rwe, nuko ntimuzabatinye, kuko ari nta cyatwikiriwe mu isi, cyatwikiriwe kitazatwikururwa, kandi icyahishwe nta cyahishwe kitazamenyekana. Ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabivugire hejuru y'amazu. Kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gihenomu. Mbese ibishwi bibiri ntibiguruka rimwe, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi. Ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe yose. Nuko ntimutinye, kuko muruta ibishwi byinshi. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Aya magambo Yesu yakomeje kuyabwira intumwa ze, kandi niko byaje kuba. Nyuma amaze kujya mu ijuru byarabaye. Mu gihe cy'intumwa zararenganye, turabizi muri Bibiliya. Hari abishwe baterewe inyamaswa, hari abishwe babambwe bacuritswe, hari abicishijwe inkota nka Pawulo, hari abajwe kukirwa nka Yohana intumwa. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko rizaba ari isezerano rihoraho, rizakomeza kubaho. Rero bana b'Imana, nk'uko byagaragaye mu ijambo ry'Imana, kimwe no mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 21:12, naho reka dusome uyu murongo 21 Luka murongo wa 12, naho haratubwira amagambo asa n'aya agaragaza ko mu rugendo rw'abana b'Imana
kurenganywa nabyo biri mu bibazo bazahura nabyo, kandi kuno kurenganywa kwabayeho kwari gukomeye cyane. 21 murongo wa 12 Luka haragira hati ariko ibyo byose bitaraza bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka babahora izina ryanjye. Ibyo bizaberaho kugira ngo mube abahamya. Nuko muramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza cyangwa icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazashobora kuvuguruza cyangwa se gutsinda. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose bahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfa agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu, nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Rero ibintu byose byavuzwe n'Imana birasohora. Ibyo ntago byatinze, ibyo Yesu yavuze ari kumwe n'abigishwa be mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, igice cyaho cya kabiri, urupapuro rwa 32 kugeza 33, ndetse n'Abaheburayo 11 hatwereka impfu abana b'Imana bapfuye mu bihe byakurikiye Yesu amaze kuvuga aya magambo. Ntabwo byatinze baragambaniwe bitewe n'Abayuda bari baranze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakamubamba, kandi bari bafite ijambo mu gihe cy'Abaroma, n'Abaroma ntibashaka ko idini y'Abayuda itera imbere, byatumye biza kubyara akarengane gakomeye cyane. Abazasoma icyo gitabo nabwiye cy'Intambara Ikomeye igice cya kabiri hatubwira yuko ubuhanuzi bwasohoye ku nshuro ya mbere mu buryo bukomeye. Barabahize, barabica, bapfa imfumbi kandi zibabaje, bagubwa nabi cyane, kugeza ubwo nasomye amagambo yambabaje ateye ubwoba ko igihe cyageze abakristo bafashwe, bafunzwe, bashyizwe mu nzu y'imbohe, bakarindirizwa iminsi mikuru y'ibirori mu gihe cy'Abaroma. Nuko iminsi y'ibirori no kwinezeza, iminsi yo gusohoka, bakavuga bati mwese muzaze tuzahurira muri stade nini cyane, maze tubereke ukuntu umuntu arwana n'intare, arwana n'imbwa, arwana n'inyamaswa z'inkazi, murebe ukuntu abantu baribwa n'inyamaswa. Bagafata iteraniro ry'abagabo, iteraniro ry'abagore n'abana, maze bakabavana muri gereza bakabashorera aho icyo giteraniro kinini cyabaye, maze bakabajugunyira imbwa cyangwa intare zikomeye zabitorejwe, maze zikabashwanyaguza. Nasomye amagambo avuga ngo uko abantu batakaga bari kuboroga bitewe no kuribwa n'inyamaswa z'inkazi, ngo amajwi yabo yo gutaka ngo ahindukiraga, ngo yikirizwaga n'abaturage baje mu birori, ngo bakabikiriza, ngo baseka bakoma mu mashyi. Kwa kundi ubona abantu batera umupira kinjira bagakoma mu mashyi bakavuga cyane abafana, niko bacuriraga, niko bavuzaga, niko basekaga, niko bavuzaga kamo babonye intare, imbwa, ingwe ziri kuniga bizera, nta kindi bazize gusa ko bizeye izina rya Yesu Kristo. Bana b'Imana muteze amatwi, turamenyesha yuko mu gihe kiri imbere twategujwe igihe kirekire ko tuzahura n'ibihemeze nk'ibyo mu magambo y'ubuhanuzi. Reka twinjire nyirizina rero icyo gihe twiteguye kizaba kimeze gite. Turabanza gusoma Daniyeli igice cyaho cya 12, Daniyeli igice cya 12, turihuta dusome ibihe byacu, ibyo Yesu yavuze byabayeho kandi bizongera kubaho. Ibyo tugiye gusoma rero mu magambo y'ubuhanuzi turubakira ku masomo 3 mu gihe kiturindiriye twifuza ko twumva. Rimwe ni Daniyeli igice cya 12, reka dusome amagambo. Haranditse ngo muri icyo gihe, nicyo gihe cy'akarengane kari imbere yacu, Mikayeli wa mutware ukomeye uje uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, hera igihe amahanga yabereye kugeza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye uje uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhera igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukubwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabyaha kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahindura benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumva igitabo ugifatanije ikimenyetso, ugifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara, bazakubita hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira.
amagambo Daniyeli yavuze ni amagambo aziga mu bihe byacu bikomeye biri imbere. Igihe kizagera abantu b'Imana bongere bibasirwe n'igihe gikomeye cy'akaga gateye ubwoba, ndetse amagambo akomeye atubwiye ngo ni igihe kitigeze kubaho. Murumva ko kubiga n'amateka y'ibya Bibiliya, Abisirayeli bararenganijwe, Yesu yararenganye, intumwa zararenganye, abitwa abagorozi bararenganijwe, bose bagiye bazira kwizera, impfu zikomeye, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni igihe kitigeze kibaho. Andi magambo aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 13, duhereye ku murongo waho wa 11, nuko mbonera inyamaswa izamuka iva mu gitaka, yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, yitegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihata isi n'abayirimo, ngo baramye ya nyamaswa ya mbere akize urwuma rwayishe. 13, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura urumuri ruva mu ijuru, ubwo mu isi mu maso y'abantu. Ibesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge, kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyiraho ikimenyetso higanza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda kiretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aya magambo ni amagambo y'amarenga turi butindemo cyane, turihutira ku y'ingenzi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo bavuze inyamaswa n'ubutegetsi, ubwo muri makeya duhanuriwe yuko hazabaho ubutegetsi buzahatira abantu kwakira ikimenyetso cy'ubutegetsi. Icyo kimenyetso kubiza ubuhanuzi kenshi n'ubundi bizigwa, ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa nuko ari ukuzahatirwa kuruhuka icyumweru. Kandi dusomye yuko ishyirahamwe rizaba ryamaze kujya muri uwo mugambi wo kurwanya abantu b'Imana, ryavuzwe mu marenga. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko bazicisha abatemera kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo. Ubutegetsi bw'idini buzaba buriho nibwo bwavuzwe muri aya magambo y'ubuhanuzi, ariko abantu bazahatirwa binyuze mu iyobokamana. Kano karengane dutegereje kazaca mu by'iyobokamana, azabura ubutegetsi bushingiye ku idini, ariko buzahata abantu kugendera ku mabwiriza y'idini, kandi ayo mabwiriza aba ari uguhatirwa kuruhuka icyumweru. Ijambo ry'Imana bisesengura neza ku bakeneye kubisobanukirwa, ko tugendereye cyane kwerekana icyo gihe ukuntu kizaba gishaririye. Rero muri make mu n'ubuhanuzi buvuga yuko ubutegetsi bushingiye ku idini, amadini yifatanirije hamwe, azakoresha imbaraga za leta zikomeye ku isi kuruta izindi, bahatira abantu b'Imana kuruhuka icyumweru gisimbura isabato. Kandi biratubwiye ngo gihabwa guhumeka ngo kivuge, kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'ab'umudendezo, gushyiraho icyo kimenyetso. Agahato, akarengane cyangwa akaga dutegereje hano imbere, ni ukuzahatirwa imyizerere ishingiye ku kwemeranya kwa muntu, izaba isimbura amategeko y'Imana, cyane cyane by'isabato. Nk'uko twabivuze kenshi, ibi ngibi tuvuga bikumva byoroshye muri iki gihe, bizaba intandaro y'ingorane zikomeye ku isi. Ubuhanuzi rero ntabwo ari ubwarangiye, ahubwo butizigamiye ibihe biri imbere. Reka dusome nanone andi magambo. Isomo rya gatatu nababwiye ni igitabo cya Yeremiya, igice cyaho cya 30, umurongo wa 7 n'uwa 6, igice cya 7 n'uwa 6, cya 30, 7, umurongo hatubwira n'ubundi kano kazaba kitwaye. Gusa Yeremiya, Daniyeli yatubwiye ngo nakaga katigeze kabaho, ndetse umurongo wa 2 bavuga ngo nta nubwo kazongera kubaho. Nakaga kazaba rimwe, katabayeho, katazongera kubaho. Aha tubaze se none k'abantu b'Imana barenganye guhera kuri Yesu n'intumwa ze, ariko Yesu nyine wahuye nako, n'abigishwa, abagorozi batubanjirije, abatwitswe, abaguye mu buraya mu myaka yo hagati bazira kwizera, ntabwo bahuye n'akaga abantu b'Imana bazahora nako katurindiriye. Akarindiriye abakiranutsi, abari bo bose kazaba gakomeye cyane kuruta ako kose kagiye kabaho. Reka dusome Yeremiya 30, umurongo wa 6 n'uwa 7. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda, maso hagasuhererwa? Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirukamo.
umuhanuzi yitegereje ibihe biri imbere abona abantu bose barababaye, kandi abona n'abagabo bashinyirije nk'umugore uri ku nda. Ati se none ko ndi kubona abagabo bamerewe nabi mu bihe biri imbere, bameze nk'umugore wafashwe n'ibise, ni ibiki? Abagabo basigaye batwita bakagira inda. Nuko aravuga ati ntabwo ari inda, ahubwo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Azaba ari igihe gikomeye. Rero bana b'Imana, kubiga ubuhanuzi bw'ibintu biturindiriye cyane ko uyu murongo turiho n'ibihe bidutegereje, turagerageza kuvuga ibya kino gihe, tuvuge nuko twakitegura, aricyo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi byose. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko iki gihe kizaba kirimo ibihe bibiri. Igihe cya mbere arazaba ari igihe cyo gutangazwa ko kuruhuka icyumweru, igihe kuruhuka icyumweru bizemeranwa n'amadini yose na leta zose, bakemera kubishyigikira. Bazaba biteze yuko abantu nibabihabwa bari bubyemere, kugira ngo abantu bagire amahoro n'ubwumvikane. Isi izatungurwa no kubona abantu b'Imana banze kwemera kuruhuka ku cyumweru bahagaze ku isabato. Ibyo bihe bizabyara akaga, aribyo byitwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo gihe cyitwa ari igihe cy'akarengane. Ako ni akaga ka mbere kazabanza kuza gahagika abantu, turaza kubisoma mu kanya. Igihe cya kabiri cyitwa amakuba ya Yakobo, ni akarengane kazarushaho gukara cyane. Noneho kiriya gihe cya mbere cyo gutangazwa kw'icyumweru kizaba kivanzemo ibintu bibiri. Bwa mbere kizaba kirimo guhatira abantu b'Imana kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ariho guhatirwa kuruhuka ku cyumweru. Ariko muri icyo gihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba butari bwarangiza umurimo wabwo, ku buryo abantu bo mu nzego zose, mu madini atandukanye, mu moko atandukanye, mu bayobozi ba leta beza batigeze banga Imana, hazabaho guhumuka, babone ubutumwa bwiza ari abantu b'Imana bari kuzira ubusa. Noneho uko kubwirizwa abantu bari guhatirwa barenganywa, hazakoreshwa amayeri menshi ngo abantu bemere icyumweru. Bizasoza habonetse n'abayobozi n'abari mu myanya yindi y'inzego z'amadini bemeye ijambo ry'Imana. Noneho Yesu namara kubona igihe kigeze, avuge ngo birarangiye, imbabazi zishyirwe ku iherezo, hinjira ikindi gihe gikomeye cy'akarengane. Noneho kariya karengane ka kabiri kitwa amakuba ya Yakobo kazakazwa nuko abihana bazaba bashizeyo, haba mu miryango, haba mu bapagani, haba mu bayobozi ba leta, mu nzego zose hari abantu b'Imana bariyo n'uyu munsi. Bazasosoka barangireyo, noneho umwuka w'Imana kurwe ku isi, imbabazi zirangire, isi isigara imwe amakipe abiri, abantu bihaye Imana n'abantu bihaye Satani burundu. Noneho uburakari bukomeye butarimo ibyiringiro, butarimo umuntu mwiza n'umwe, nibwo buzabera abantu b'Imana amakuba ya Yakobo. Turabanza kuvuga ku byerekeranye na kino gihe cya mbere cy'akarengane gatewe no gutangazwa kw'icyumweru. Kadusoma igitabo cy'intambara ikomeye, papuro rwa igice cya 38, intambara ikomeye 38. Ahabanza haravuga ngo ubutumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi y'impaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa n'umwuka w'Imana. Ibibazo bizaba byararangiye, imbuto zizaba zarabibwe, ubwo zizaba zitangiye gukura no kwera imbuto. Ibitabo byatanzwe n'ababwirizabutumwa b'abanyamwete bizaba byarigaruriye imitima myinshi, nyamara imitima myinshi yanyuzwe nubwo izaba yarabushijwe gusobanukirwa n'ukuri cyangwa kugenderamo. Noneho imirasire y'umucyo w'ubutumwa bwiza izarasira ahantu hose, maze ukuri kose kumenyekane. Abana b'Imana b'indahemuka bacagagure ingoyi zari zarababoshye. Amasano y'imiryango n'amatorero yabo ntizaba gifite imbaraga zo kubaherana. Ukuri kurusha agaciro ibindi byose, nubwo hazaba imbaraga zikomeye zirwanya ukuri, umubare munini uzamasha guhagarara mu ruhande rw'Imana. Bizaba byifashe bite muri icyo gihe kimeze gityo? Hariho guhangana gukomeye kw'abantu b'Imana babwiriza ubutumwa n'abarwanya ubutumwa bwiza. Dusubiye haruguru gato handitse ngo muri icyo gice muzabona aya magambo ndi gusoma, ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko
bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo uruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo. Abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani, zizabarega kandi zikabashinja zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashonyagiriza kugira ngo babateze abayobozi. Muri icyo gihe cy'akarengane, kwizera kw'abagaragu b'Imana kuzageragezwa bikomeye. Bazaba baratanze umuburo bakiranutse, biringiye Imana n'ijambo ryayo gusa. Umwuka w'Imana wayoboraga imitima yabo niwe uzabahatira gutanga ubwo buhamya, babibashishijwe n'umwete n'imbaraga mvajuru bizaba bibakoresha. Bazasoza inshingano yabo bavuga ubutumwa Imana yabahereye gutangariza abantu, batiriwe batekereza ku ngaruka zabyo. Ntabwo bazatekereza ku nyungu zabo zishira cyangwa bite ku cyubahiro cyangwa ku magara yabo. Nanone ubwishuheri yo kubarwanya n'agasuzuguro bizabageraho, bamwe kubwo kuzurwa n'agahinda bihebye bitegure kuvuga cyane bati yaba twaramenye ingaruka z'amagambo yacu tuba twaricecekeye. Bazaba bagoswe n'amakuba impande zose, hatanazabateza ibigeragezo bikomeye cyane. Umurimo bazaba barakoze uzagaragara nkaho urenze ubushobozi bwabo. Bazakangishwa gutsembwaho burundu, ishyaka ryabateraga gukora rizayoyoka. Nyamara kandi ntibazasubira inyuma na hato, nuko nibumva nta handi bategereje ubufasha, bazahungira ku ishobora byose ngo abongerere imbaraga. Bazibuka ko amagambo bavuze atari ayabo, ahubwo ko yari ay'uwabasabye gutanga umuburo. Imana yabashyize ukuri mu mitima yabo kandi ntibazashobora guhangara kutagutangaza. Aya magambo aragaragaza igihe gikomeye cyane. Iki gihe turi gusoma ni igihe cy'akaga ku bantu b'Imana, ariko ni cya gice cya mbere cy'akarengane. Bazaba bari guhatirwa kuruhuka icyumweru, ariko bagaragaza ukuri, bange kugabanya ku mategeko y'Imana. Nimukomeza kwisomera kino gitabo, ngo nibabona bakaze kubavana ku cyejo byanze, ngo bazatangira kubakorera ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, bazabanza kubasezeranira imyanya y'ingenzi mu isi irimo ubukire n'icyubahiro kugira ngo bave muri ibyo bintu by'amanjwe. Bazanga habeho abandi bavuge bati rero mufashe kanaka na kanaka, bano bantu bazi kuvuga, bano bantu b'ingenzi, tukabumvisha, tukabaha amafaranga, cyane cyane ko bazaba bafite ikindi gice cyabyemeye cyabanjirije akarengane kwifatanya n'ababi bari bafatanije n'abandi kwizera. Nuko bafatanye nabo barwanya, bavuga bati ntitwabanaga, ntimujya mwumva, njye basi uko nabivuyemo. Ariko abo bantu b'Imana bashikamye mu kuri, ariko ikizakora kuri bariya ba mbere bazifatanya n'ababi ntabwo ari ubujiji, si ubunebwe bundi, ahubwo babaye mu butumwa ariko ntibwabeza. Bagumana ibyaha bitihanwe, bisoza bibabyara ingaruka zikomeye cyane zo gucogozwa n'amakuba no kugira ubwoba. Yemwe ku buryo n'abizera bashikamye bejejwe bizakara bavuge bati iyaba twaramenye ingaruka z'ibi bintu twari kubijyamo. Ariko batekereze basange nta cyaha bakoze, bijugunye mu biganza by'Imana amahirwe kubera bejejwe n'ukuri, ngo ntabwo gusubira inyuma na gato bizabakundira. Iki kizaba gikomeye cyane. Nawe tekereza umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore wemeye ibintu bishikamye Imana akavuga ati ibi bintu twakoze birenze ubushobozi bwacu, kandi n'ukuri koko bizabirenze ubushobozi bwacu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana n'imbuto ari igihe cyo kwera umusaruro uheruka rizaba riteye ubwoba, ariko wahirwa bejejwe n'ukuri. Niyo mpamvu mu kwitegura iki gihe ni byiza ko amagambo y'Imana wiga, ayo wumva je wemera guhindure, nibyo bizaguha amahirwe yonyine gusa yo gutuma igihe kigera tuzaje mu ruhande rw'abarwanya ukuri. Iki gihe rero twasomye amagambo y'intambara ikomeye ngo hari abantu
bazafata umwanzuro wo guherera mu kuri. Nasoma kino cyigisho havuga yuko hari n'abayobozi mu nzego za leta zikomeye bazemera gusiga imyanya yabo baje gufatanya n'ubutumwa bwiza. Avuga ati nikera nkora nkabona icyubahiro ngakorera mu isi narungutse nibyo, ariko ntabwo nasinya ku mpapuro zica abantu b'Imana, aho kwemera gufatanya namwe muri kano karengane ndasezera nanjye manuke ngiye gufatanya nabo kurenganywa. Ngo hazaboneka abantu benshi bari abayobozi, bari abakuru mu bihugu, bafite imyanya myiza y'ingenzi, ariko bari abana b'Imana ngo nabo batazi ko bakorera Imana, kumbi bakorera Imana. Kuri uwo musozo aho kwanzura ngo bice abantu b'Imana, bazanzura kwifatanya nabo. Icyo gihe niho rero hazaboneka abantu benshi batari bamenye buno buhanuzi, babupinga ariko batari babi, bazihutira kubwinjiramo. Niyo mpamvu ngo gufungwa kw'abantu b'Imana icyo gihe azaba ari umugambi w'Imana ngo be abahamya. Igihe kiziyongera birusheho rero, kuko kino gihe cya kabiri cyitwa amakuba ya Yakobo. Nukubera iki? Turavuga gatoya amagambo ari muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro 3:2 ndetse n'igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi igice cya 18. Reka tugerageze kuvuga mu magambo twihuta. Yakobo ni umwe wa Isaka wavukanye na Esawu, ariko amuriganije ubutunzi akoresheje amayere, ahungira kwa nyirarume acitse mwene nyina urakaye cyane kuko yamuriganije ubutware. Igihe harageze kwa nyirarume yashatse y'abagore, arongora abagore babiri, ariko igihe kigeze cyo gutaha amaze kugirana ikibazo no kwa nyirarume, bari bagiranye ikibazo ku rwego nyirarume yafashe abahungu be ngo bamwice. Yakwamenye ko bashaka kuzamwica, arahunga. Kwa nyirarume amenya ko yahunze, bategura igitero, bafata intwaro z'icyo gihe, barambara, baramukurikira ngo bamushyikire bamwice mu mwaka n'abakobwa babo n'imitungo yabo. Ariko marayika w'Imana asanga nyirarume aramubwira ati nukora kuri Yakobo nawe ndakwereka, ntumukoreho n'umugaragu wanjye. Igihe yabashikiragaho yakambitse aravuga ati nari gusohora ntemagura, ariko Imana ikurinda yambujije. None rero mukwe wanjye maze kuvuga byinshi, tugiye gutandukana, ariko dusezerana isezerano yuko dushingiwe hano, he kuzagira umuntu wanjye uzarengaha waziwanyu aguteye. Kabiri, he kuzagira uwufi wanyu ngo azaze kuntera. Ubwo dusezeranye ko ntawe uzongera kugaruka ino, natwe tuzagaruka iwanyu, dushyireho umupaka, dushyireho ibuye, turahira Imana ko ntawe uzagaruka ngo arengire ibuye. Barasezerana, maze gusezerana kwa nyirarume arahakize ntibakimwishe. Ageze imbere gatoya agira ubwoba, atekereza Esawu yasize amusiganye umujinya, aravuga ati nawe ningirayo aranyica. Atuma intumwa ati nimungende imbere, ndi kuvuga Itangiriro 3:2, mugende muje kwa Esawu muhageri wacu mubwire ngo mugaragu wawe aratashye, iyo yageze yamerewe neza, yarungutse, afite inka, intama, ihene, indogobe n'amatungo menshi n'abagaragu n'abaje. Ngo impamvu Yakobo yohereje ubwo butumwa nuko yarazi yuko nk'umuvandimwe niyumva ngo araje aratekereza ko kimuzanye ari ukuza kugabana imitungo yasigiwe na Sekari yaramaze mu gihe kirekire yidagaduramo. Tero nibambwira ko mfite ibintu, aragira uburakari burashira. Baragenda bati tuje guha ubutumwa ko umugaragu wawe, ngo kandi uvuge ngo ni umugaragu wawe, ataza kwibwira ko zanzu zivuga ngo zawe umutware akiri hagazeho. Uvuge ngo ni umugaragu wawe aragarutse, azanye amatungo afite byose. Bakibibwira Esawu, umujinya urabyuka, ntiyagira icyo abasubiza, ahita ategura abasore 100 bo kujya kubasanganiza inkota n'amacumu. Abantu barihuta barazabwira Yakobo ati amakuru dufite ntatuvugisha, ahubwo azanye abasore bo kutumara. Yakobo ahagarika umutima cyane. Bibiliya tubwira ngo atekereza umuryango, atekereza abagore n'abana, atekereza amatungo n'abagaragu n'abaja, aravuga ati nkoreki. Abanza gukora ibya muntu, amatungo yose afataho impano zo gushira ya Esawu, aziha abashubati, mushirizi namwe janizi, kunka, kundogobe, kuntama n'ibindi. Barabikora ati kandi mukimubwira mubwira ngo izi ni impano z'umugaragu wawe akuzaniye. Cyekora amahirwe Yakobo amaze kubona urugamba rumukomeranye, yumva nabwo umutima w'umurega byaha yakoze, ngo yishinja avuga ngo nta kindi kinkozeho ni byaha byanjye. Amaze kubageza mu ishyamba, abambutsa umugezi, amaze kubambutsa asigara hakurya, arapfuka amasenga wenyine mu gicuku, ahendahenda Imana. Biratubwira ngo haza umugabo aramukiranye, bagiye kugeza mu bukira aramubwira ati ndekura, aravuga ati sinkurekura utampaye umugisha, ndekura musekuru ati sinkurekura,
amukora ku mutsi w'inyango ku mutsi wita kuracika. Yakobo arataka cyane aravuga ati none se ushaka iki? Aravuga ati mpumugisha. Aravuga ati uhereye umunsi ntukitwa Yakobo kuko ndibuswe Isirayeli kuko wakiranye Imana n'abantu uranesha. Nuko Yakobo yambuka icyambu cya Yaboka acumbagira. Marayika w'Imana asanga Esawu nje aramubwira ati ntukore ku mugaragu wanjye, ni umukiranutsi, ntugire icyo umukoraho namurwanirira, umurinde uwe kumukoraho. Esawu abwira abasirikare ati rero gahunda irahindutse, ntihagire ukora kuri Yakobo. Ngo ariko nubwo yababwiye ngo bahuye bahoberanye ngo byarenze ibitekerezo, baravuga bati ntabwo tubyimvisha ukuntu uburakari twazanye bigeze ku rwego bahoberana kuriya kugeza igihe bombi barira. Reka dusome aya magambo ari muri kino gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Noneho igihe cy'amakuba ya Yakobo tuyavuze muri makeya, reka turebe icyo bitwigisha mu gihe cyacu. Handitse amagambo agira ati mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi cya 18 handitse amagambo avuga ngo ubwo reka nsubire gatoya. Ibyabaye kuri Yakobo muri rya joro ryo gukirana n'umubabaro yagize byerekana ibigeragezo abantu b'Imana bagomba kuzanyuramo. Ndongera nsubire mu mubabaro Yakobo yagize. Uwa mbere nuko yaravuye kwa nyirarume atazasubirayo atabyemerewe. Kabiri yarasanganiwe na mukuru we afite intwaro zo kumwica. Gatatu agakomeye kurusha kandi kagarutswe kenshi ku nyandiko nuko Satani yamwibukije ibyaha bitumye agira izo ngorane, ngo na marayika waje kumukiranyira bimwibukije. Yakobo asanga hagati ye n'Imana nta mubano, no kuri Esawu nta mubano, no kwa nyirarume nta mubano. Ahera hagati aravuga ati rubwo bose banyanze bitewe n'ibyaha, reka ngerageze nsaba Imana ndayigwa imbere. Nawe tekereza yohereje umugore n'abana barambutse asigaye asenga, kandi iyo bagiye ni mu gitero. Noneho Yakobo abona ko umuti gusa ari ugutakambira Imana agasenga. Yakobo ngo yarapfukamye asenga Imana akomeje ayinginga asaba avuga ibintu bibiri. Icyambere yayisibutsaga amasezerano yavuze kizamugirira imbabazi, kwizamurinda, kwitazamuhana na gato. Icya kabiri yaturaga ibyaha bye agasaba Imana ngo nibimubarire bihanagure imbere y'izina rye. Noneho Yakobo asubira muri iryo shengesho, yanga kwava arasenga si Mana ibyaha byanjye bimbabarire, kandi wavuze kuzambabarira, ugira urukundo, warandengeye, bimenyetso ndabifite. Ntabwo rero Mana ngomba kuva imbere yawe, mbabarira ibyaha nakoze byose bimbabarire. Abisubiramo arongerera byatura. Kandi iyo usomye igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ntabwo Yakobo aribwo yihannye, n'ikindi gihe yagiye yihana, ariko buriya bwo ngo yihannye akomeje cyane kandi abagoza amarira, abona ko ibyaha byo bikiri imbere y'Imana ari byo bimukozeho, kandi arabyibuka. Ndetse nasomaga kino cyigisho ngo n'iminsi yamaze kwa nyirarume umutima wahoraga unyaruka, avuga ati harya amahanga nyabeshejwemo n'ibyaha nakoze, harya barandiganije ku gihembo bitewe n'ibyo nakoze. Bana b'Imana, uyu mutima wa Yakobo natekereje ko ari uw'ingenzi kuwugira, kuje umuntu akunda kwipima kenshi, akunda kumenya ibyabura ntabinjiji. Yakobo ngo byamubagamo igihe cyose ari mu kazi, byamubagamo. Harya ibi byaha nzabikira nte? Ibi byaha byankozeho nzagenza nte? Bamuhemukira ati nta kindi y'amafuti yanjye, ni kwaguhemuka kunkozeho. Noneho umusozo wa nyuma yabonaga agiye kurimbuka byiteka azize ibyaha yakoze. Akirana n'Imana yisaba kumubabarira, kandi ayibutsa amasezerano y'imbabazi yasezeraniye umunyabyaha nkawe. Nuko ahendahenda Imana kugeza ubwo ngo kwizera kwa Yakobo kutarekura Imana kwe, gusenga ntarambirwe, gupfuka imbere y'Imana agahendahenda Imana cyane, byashoje ngo ishengesho uje kurisubiza ari Yesu ubwe. Yesu ngo yaje kwisubiriza Yakobo, amusura muri iryo shyamba rya wenyine, ngo icyahabaga gusa n'inyamaswa n'ibisambo n'abicanyi. Yesu araza arahamusanga, noneho amusanze amukoraho, amukozeho barakirana, aramukiranya. Yakobo ahita yibwira yuko ari muri babanzi yari yiteze bamugezeho, maze akoresha imbaraga ze zose kugira ngo yitabara adapfa. Burya gupfa biratinywa, ntabwo yemeye ngo apfe, yaremeye aragerageza, aragundagurana na Yesu umukiza, ngo ashaka kunesha uwo mufashe,
ariko ntiyamushobora. N'uwamufasha gukubita Yakobo hasi nabwo aramunanirwa. Barakirana umuseke gutambika. Yesu aramubwira ngo ndekura ngende, umuseke uratambitse. Yakobo aravuga ngo uyu muntu tugeze mu museke ntamutsinze, izi mbaraga ntabwo ari iz'umuntu, ahubwo ni marayika w'Imana wansanze. Avuga ati rero ngo ahita yizera ku buryo yarwanaga n'Imana. Aravuga ati ubwo uri Imana yanjye sinkore ko utampaye umugisha. Ataharya witwane nitwa Yakobo. Ati uhereye uyu munsi ntukitwa Yakobo ukundi, wiswe Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakiranije Imana n'abantu aranesha. Imana yaramugerageje arayitsinda, abantu baramugerageje arabatsinda. Abo yatsinze niyo yamaze imyaka myinshi ari kwa Yakobo, ari kwa nyirarume kwa Labani kubiga ijambo ry'Imana. Bashatse kumwambura arabisengera, Imana imushakira umushahara. Ibitangaza byakora muzasoma muri icyo gitabo mu Tangiriro mu bice bya 30 kuzamura. Izo mbaraga zikomeye z'ikirenga zagiye zimurengera mu bibazo by'ibigeragezo, akava yabonye umutungo atambuwe, ari Imana imufashije gusa. None ageze no mu karengane mu bihe bikomeye, akiranije Imana aranesha. Imana iti, Yesu ati wiswe umuneshi kuko wakiranije Imana n'abantu uranesha. Noneho reka dusome hepfo rero ibyabaye kuri Yakobo muri rya joro ryo gukirana. N'umuburo yagize byerekana ibigeragezo abantu b'Imana bagomba kuzanyuramo. Hasigaye igihe gito ngo Yesu agaruke. Umuhanuzi Yeremiya mu biyerekwa rye yasubije amaso inyuma areba iby'icyo gihe, aravuga ati humvikanye umuborogo n'ubwoba n'induru iteye ubwoba, itari y'amahoro. Mbega ishyano, ni umunsi uteye ubwoba, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azaheruhukamo. Ubwo Kristo azahagarika umurimo we wo kuba umuhuza w'abantu n'Imana, ni bw'icyo gihe cy'umubabaro kizatangira. Noneho kubiga ijambo y'Imana, igihe cy'umubabaro wa Yakobo ntabwo gitangirana n'akarengane k'icyumweru, ahubwo Yesu namara kubona abihaniye mu karengane bavuyeyo, nta wundi usigaye adasobanukiwe n'ukuri. Noneho amarenga agaragara ko abaye ukuri. Abari barashidikanyaga bamenye ko burya noneho bakabimenya. Hari abantu bigishwa yuko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, icyuboneka ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ko abantu bazahatwa kukiruhuka ntibabyumve neza. Icyo gihe umucyo uzaba ugaragara neza, nta guca ku ruhande. Noneho abantu b'Imana bazihana, abavuye mu nzego zose. Yesu namara kubona nta usigaye atebye keretse uwinangiye, ubwo Kristo azahagarika umurimo we wo kuba umuhuza w'abantu n'Imana, nibwo icyo gihe cy'umubabaro kizatangira. Nibwo kandi umwanzuro w'urubanza rwa buri wese uzafatwa, kandi nta maraso y'impongano azaba kiriho yo koza abanyabyaha kubakuraho ibyaha byabo. Ubwo Kristo azaba arangije umurimo wo kunga umuntu n'Imana, hazumvikana itangazo rikomeye rivuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye agumye yandure, n'uwera nagumye yezwe. Niko bizavuga mu 22:11. Ubwo rero umwuka w'Imana azakurwa ku isi, kuko Yakobo yari afite ubwoba bwo kwicwa na mwene se, niko n'abantu b'Imana bazatezwa umubabaro ukomeye cyane n'abakiranirwa bashaka kubica. Kandi nk'uko Yakobo yakiranye na Mara ijoro ryose agira ngo arokoke kuboko kwa Esawu, niko abakiranutsi bazagumya batakambira Imana amanywa n'ijoro kugira ngo bakize abanzi babo. Satani yari yarareze Yakobo. Abana b'Imana bazatakamba, bazasenga amanywa n'ijoro. Ariko reka mbabwire ngo igihe cyo gusenga gikwiye kubanzirizwa buno, kugira ngo icyo gihe kizagira tumenyereye gusenga. Satani yarareze Yakobo ku bamarayika b'Imana avuga ko akwiye kurimbuka ubw'icyaha cye, ateza Esawu gukurikirana mwene se, maze muri iryo joro rirerire yakiranagamo Satani akora uko ashoboye kose ngo amuteze gutekereza icyaha cye, kugira ngo amuce intege maze ave ku Mana. Igihe Yakobo yakomezaga marayika maze agatakamba arira intumwa yaturutse mu ijuru, yashatse kugerageza kwizera kwe, maze nayo imwibutsa icyaha cye kandi igerageza kumucika. Ariko Yakobo ntiyacika intege, yari yaramenye ko Imana ari umunyembabazi, maze yishikiriza kuri zo yongeye kwihana icyaha cye, maze asaba gutabarwa. Ubwo yasubizaga amaso inyuma akareba imibereho ye, byari bigiye kumutera kwiheba, ariko agundira marayika maze akomeza kumusaba aboroga bitewe n'agahinda, kugeza ubwo yabonye icyo yashakaga. Uko niko abantu b'Imana
bazamera mu ntambara iheruka yo guhangana n'imbaraga z'umubi. Imana izagerageza ukwizera kwabo, kwihangana kwabo n'uburyo biringira imbaraga yayo ibasha kubakiza. Satani azagerageza uko ashoboye kose kugira ngo abatere ubwoba, abazanemo ibitekerezo bibabwira ko nta byiringiro bateze, ko ibyaha byabo ari byinshi cyane ku buryo bitababarirwa. Baziyumvisha ko ari bibi bikabije, kandi nibasubiza amaso inyuma bakareba imibereho yabo, ibyiringiro byabo bizayoyoka. Ariko nibibuka gukomera kw'imbabazi z'Imana no kwihana kwabo nyakuri, bazasaba gusohorezwa amasezerano yayo binyuze kuri Kristo, ko azatabara abanyabyaha wihannye. Kwizera kwabo ntikuzacogora, naho amasengesho yabo azasubizwa naho amasengesho yabo atasubizwa ako kanya, bazakomeza kwishikiriza ku mbaraga z'Imana kuko Yakobo yagundiriye marayika, kandi nta kindi imitima yabo izavuga uretse aya magambo ngo sinkureke utampaye umugisha. Iyo Yakobo ataba yarihanye icyaha cye cyo kwiganya ashaka ubutware Imana, Imana ntiyajyaga kumva isengesho rye kandi ngimurindire ubugingo. Niko no mu gihe cy'akaga, niba abantu b'Imana bazaba hari ibyaha batihannye, izahagarara imbere yabo igihe bazaba batotezwa n'ubwoba n'umubabaro, bazasabwa n'ubwihebe bwabatera kuva mu kwizera kwabo, maze bitume batabasha kwiringira ko bashobora gusaba Imana ngo ibarokore. Ariko nibaramuka biyumvisemo ko badashyitse, nta gicumuro na kimwe bazaba bashaka guhisha. Bya byabo bizaba byarahanaguwe n'amaraso y'impongano ya Kristo, kandi ntibizibuka ukundi. Satani ntibizibuka ukundi. Hano hatubwiye yuko abana b'Imana kugira ngo twitegure amakuba ya Yakobo, umwiteguro wa mbere ni ukwihana ibyaha byacu, ntitwemere kubihisha. Bana b'Imana, dusomye neza yuko Yakobo iyo aza gutakambira Imana hari ibyaha byo kuriganya yahishe, ntabwo yari kubabarirwa n'Imana. Mu gihe cy'akaga gakomeye cyane, imbabazi z'Imana zirangiye, umwana w'Imana uzasangwa hari ibyaha bicyanditswe mu bitabo byo mu ijuru, niko dusomye, batigeze basabira imbabazi cyangwa bahishe cyangwa birengeye, banze kwatura, ngo bizagaruka mu mitima bibarege, ngo bazagerageza kubyatura ariko be kugira ihumure kubera bamaze kurenga igihe cy'imbabazi. Ntabwo Yakobo yatuye ibyaha bye ageze hariya ku cyambu cya Yaboki, siho yabyatuye ngo abivuge, ahubwo byanditswe bitubwira yuko kuva na mbere hose yarabyihana akabisabira imbabazi, ariko ageze hariya yongera kubisubiramo. Urahirwa niwongera gutekereza ibyaha wakoze ukabisabira imbabazi muri icyo gihe cy'akarengane gakomeye, ariko wabisabiye imbabazi kare. Turasomye ngo ariko burya ni Satani uzaba bigariye mu bitekerezo, ngo ariko abana b'Imana ngo baramutse bahumutse amaso, ngo basanga igihe babyaturaga, igihe babisabiraga imbabazi, ngo byarahanaguwe. Bana b'Imana, ni ikosa rikomeye cyane koroshya ibyaha, yuko twibwira ko ntacyo bitwaye. Satani ashobora abantu benshi mu kwizera kw'Imana iziragiza imibereho yabo yo gukiranirwa. Nyamara Uhoraho yerekana mu buryo yagenje Yakobo ko adashobora na rimwe kwihanganira ikibi cyangwa ireke guhana ikibi. Abantu bose bagerageza gushaka urwitwazo cyangwa guhisha ibyaha byabo, bagatuma biguma mu bitabo byo mu ijuru batabyihannye kandi bitababariwe, bazatsindwa na Satani. Uko barushaho gushimirwa imirimo yabo kandi bakarushaho kuba mu myanya y'icyubahiro, niko barushaho kugendera mu nzira ibabaza Imana, maze umwanzi ukomeye akarushaho kwiringira intsinzi kuri bo. None amateka ya Yakobo aduhamiriza ko Imana itazigera iheza abariganijwe bakagwa mu cyaha, ariko bakayigarukira kandi bakihana by'ukuri. Mu kwizinukwa no mu kwizera niho Yakobo yaboneye ibyo atari yarabonye akoresheje imbaraga ze. Imana rero yigishije umugaragu wayo ko imbaraga zayo n'ubuntu bwayo byonyine byashoboraga kumuha umugisha yari yarifuje. Niko bizamera ku bazaba bariho mu minsi iheruka, ubwo amakuba azabagota maze kwiba kukuzura imitima yabo. Bakwiye kwishikiriza gusa ku by'Imana yakoze, ibahongerera. Ntacyo tubasha gukora twebwe ubwacu mu mibereho yacu yose yo kuba abashyitse, yo kuba tudashyitse kandi tutagira kivurira. Dukwiye kwiringira umukiza wacu wabambwe kandi akazuka, nta n'umwe uzarimbuka nabigenza atyo.
bavandimwe inshuti zacu muteze amatwi, tumaze kubona kwitegura igihe cy'amakuba ya Yakobo, igihe cy'akaga gakomeye cyane. Karimo ibihe bibiri. Hari igihe cy'akaga kazabanziriza, kazaterwa no gutangazwa kw'icyumweru. Abantu b'Imana bazabwiriza bahure n'umubaro ukomeye cyane ushaririye, ariko kizongera gisimburwe n'igihe abantu b'Imana bazaba imbabazi z'Imana zirangiye, ababi baciwe uruhenu ari babi gusa. Ibi byose ngo bizarekurwa, ikibi cyose kizakorwa, kandi abantu b'Imana bazaba bibasiwe cyane. Ijambo rikomeye ni uko bazaba barihanye bivuye ku mutima, ntabwo bazarimbuka. Imyiteguro ikenewe ni ibiri. Uwa mbere ni ukwihana bivuye ku mutima dufite kwizera. Uwa kabiri ni ugusenga kenshi kandi cyane. Abantu bose bagira amashengesho makeya, bagira ubute mu gusenga, ibutebwe mu gusenga, amasengesho y'ubwiherero yazimiye, kwihana mu mutima bari imbere y'Imana bikibagirana. Kubigarura icyo gihe bizabagora. Birakwiriye ngo bikorwe none, ntabwo tuzabyitegura byageze, ahubwo tugomba kubyitegura buno dukoresheje amashengesho ari mu mwete ndetse no kwihana kuvuye ku mutima. Imana idufashe tugire umwiteguro uhagije muri kino gihe cy'akaga. Igihe nikigera tuzabe dushikamye mu Mana, twarakira imvura y'umuhindo n'iyitumba, bizadushoboze guhangana n'igihe cy'akaga. Tuzabe muri bariya bazanesha, twe kuzaba mu bazatuvamo bakajya kuturwanya, tuzabona insinzi no kubona ubugingo buhoraho. Nibyo mbasabira nanjye mbyisabira, ngo Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu, amen.